urugo nurukeye mwana wanjye urumve wigiraho ntukajye urengwa ngo urwite urukenero umukobwa w'imirarwe mwana wanjye urumve wigiraho ujye umuha akato wikomereza ingendo kandi basereze mu mushowe mutagatifu none rero imana kumbe hamwe umwe wijimye iteka ntukanamuze ndabizi neza ngiye kwa muganga ariko umukobwa udatuza mwana wanjye urumve wigiraho ururimi rurenga ntukanamukozwe abahungu b'ibyangwe mwana wanjye urumve wigiraho abatikoza kondo jya ujugunya kure ntarukunda akayoga mwana wanjye urumve wigiraho yarusha inzara arenza ntumukome imbere ndabigenza uzi ko ubu ngiye kandi ntayo mfite nagiye ni amahirwe n'ibyishimo ni umunezero kuri uyu munsi ni ikaze rero tugeze amahirwe turabakiriye turasaba ababyeyi baje baherekeje hapa ndasaba barambo barinywa wagira ngo tutari mu dufunga sawa Yesu tunakozwe karumva kuko ari gakera byagenze gute nanone arakoze umuhuza w'amagambo kuba ambwiye ngo nganize abashyitsi baje bansanga mbajije uje angana yitwa nde ambwira ko yitwa Thomas waramutse uragejeje tuhoberane Yesu kitakozwe
mbonye ugeze aha ngaha mu kagari ka Mataba umudugudu wa Kamajumba, mbwira umwana ngo akwiye icyicaro wicaye. Ariko nsubira inyuma gatoya, hari igihe naba ngucokoje ndakwibwiye. Nitwa Ndagijimana Patrick wavise mu Kamajumba, ariko iwacu ni mu Gatagara ka Mataba ya Nkombo. Akaba rero unganye wicare uruhuke n'imbaranga ugarukira. Tukaba turi mu gitaramo rero twitegura umunsi mukuru w'ubukwe dufite bw'umusaza wacu Paul Kagame, cyo gutegura abahungu banjye ndetse bategura amayira. Nanone nari kumwe n'abuzukuru ndetse n'abakecuru bakojeje inkuru, urabona turi guhiga kandi duhigura. Usanze ariyo gahunda turimo, ariko twebwe usanze twari turi gusoza. Reka ngerageze ndebe niba ko nkwakira hato ivumbi ritaza kukwica. Numara kuruhuka uze kumbwira ikikugenza, ariko ntabwo ikikugenza ukibwira njye njyenyine, uraza kukibwira umuryango usanze. Dusaba abageni, tuje kugusaba umugeni ariko natwe turabatanga, tuzi ibisabwa. Ariyo mpamvu mbere y'uko ngera hano nohereje wa munyagikari wanjye na wa munyenzoga bakuzaniye ya nturire. Ese waba wamubonye? Nari nzi neza ko Aidene papa we yaramfite ari kunyishyura, ntabwo nari nzi ko aricyo kibazo atekereje, ariko kubera ko ubihinduye mbonye uri umunyamayeri, nta kuntu ugira nagumye kwemera namubonye. Gushimishwa n'abavandimwe zaze ku marembo, nahangaha ngarukira, ahandi ntabwo naje nigabye. Reka nduhuke, nimara kuruhuka ntagura icy'ingenzi. Murakoze. Gatagara ka Mataba ya Nkombo. Ariko nanone gusana ifi nziza. Amazina yitwa Ndagijimana Patrick Vincent Watambowe, ntabwo se bikenyeri. Ni umugabo tubatse, mfite umugore umwe n'abana babiri. Aho ntuye ntunavukiye ntaho narerewe. Naje rero intore nkuru y'umuryango wa Dominiko, nkaba nturutse mu Kamajumba. Nanone rero hatinda iby'umwanzi iby'umukunzi bihuta. Naje muri rugo nzanye ubuhoro, naje muri rugo nzanye amata. Uyu munsi naje nishimye, ariko nje no gushimisha aho uvuka. Mu minsi yashize waraje uzana rya mu Kamajumba, ugera mu ngo iri mu Isubo ya 18. Uhageze utambukira uhasanga umwana w'umukobwa agosora udushyimbo. Uravuga ngo iwacu ibishyimbo barahinga kera byaracitse, mwampaye ku imbuto nkajya guhinga. Umwana yakubajije nimba ugira umurima, umubwira ko isiko yawuguha. Ati isiko nawuguha rero nanjye nzabuza mama nimba yatanga imbuto. Ntabwo watinze, wagiye nk'isaha imwe uragaruka, usanga umukobwa wanjye yaje gusura ibishyimbo, ariko yarangije kubaza mama wiwe. Imbuto y'ibishyimbo bari kwemereye, tubwira ko uzagakwira numara guhinga. Birangiye ko umushongoza, tubwira ko ushaka umugeni. Umugeni maze kukwemera ko azagukunda, akubwira ko azabaza ababyeyi. Umwana araje ntiyabihishe, asanga ari guhiga umuhigo wa musaza we. Aravuga ngo ntabwo umusaza wanjye yantanga, nabonye umusore nkunda. Twarabyemeye tubyumvikanaho, umuhigo w'umukobwa wanjye ushyira mu bikorwa. Nagusabye inzoga y'abashumba ariyo bita twatirembo, inzoga warayizaniye. Ngusaba unari wa mbere Gasenge na Mbogo, urabinzanira. Ngusaba inkwano, urazizana. Ndangije gutuma kwihangana k'umukobwa wanjye akikora ibintu byinshi. Umbwira ko uri kuribwa n'ibiheri,
urara amava ari mu kanwa gushaka umugeni. Narabirebye mbona nta mukobwa guterura afite, nagutumye kujya ku masezerano ya leta, uranyaruka ujya ku murenge, abana bariga bararahira. Nakubwiye ko nta maguru ufite umaze kugera mu zabukuru, wambwiye ko ushakira akabando, narakabonye ndagasindagira ku murenge ndagusinyira. Ndongera nkubwira ko nubwo uri gushomboza, nanone abakobwa banjye bose badateruka. Uragenda ujya kwa padiri, uricuza penitensiya, urabazwa uratsinda. Padiri uyu munsi aguha gahunda yo ku itariki ya none 13. Mwana mwiza Thomas, waragarutse umbwira ko umaze kwisomaho mbona nakwiye mu mugeni. Uragaruka uravuga ati none rero urampekera tujye kuri paruwasi. Mwana mwiza, mu jisho ujyamo abantu bane n'ababakira. Naguhekeye kugeza kuri paruwasi ya Bukunzi, nzanye umugeni waje ushaka. Mwana mwiza, umugeni rero namuzanye, nageze muri rugo, ni wa wundi nimba akomeje kwitegereza yinjira, ariko utemera. Nyakubahwa mwana mwiza nabyaye, wemera ko gutanga kwe urukundo rwako, wemera ko ugiye gukamisha kandi wanyu amata agira gitereka, uranyemerera uhaguruka urebe ko Thomas wahogoje. Yakoze, ndabizi neza ngiye kukwambura umugeni, ariko umwumva gushaka cyahingaga akavuma, usigaye nibyo nyakubahwa Patrice. Mbere yo kugira icyo nongeraho, reka mbanze. Arakoze, bakiyicarira. Nguyu rero zana inka basabye, nguyu kibera inka, nguyu Mahoro uzanye amahoro iwawe, nguyu umugeni waje ushaka. Iri joro tubongere kuri utamubonye. Ngo nimumara kwahura za nyana zasigaye zize zishokera mu giti. Nakoze abashumba murakoze mubyeyi wanjye. Iyi ni imashini mu gihe za mbyeyi zagiye kugisha. Iyi ni imashini yo gufasha za nyana zasigaye kugira ngo mubashe kuzitunga. Mwana arebye ati mwaborozi, izi ni mashini zibafasha. Mwana mwiza, ndi abahungu banjye bantwaza ubwonko kugira ngo umugeni agere hano. Mwana mwiza, none ushimire ibiseke byaherekeje umugeni, ushimire amata naje muzanye, ushimire inzarwa ndetse umuryango mwiza waje ugaragiye umwana. Uyu mwana nguhaye avuka mu mbyeyi kandi agira umuco wihariye, yatojwe n'ababyeyi. Usasirwe, uhingirwe, uvomerwe, ndetse uyu mwana nguhaye ntahere ihariye hirya mu mbere ku wa mbere kwekira isuka. Ugazanye amahirwe, ugire amashyo, ugire ubushyo, ugire abana ndetse na perezida wa repubulika. Mwana mwiza rero, ntabwo naje gutinda kubera ko iwacu turihuta, ni ubukunzi bukunda abantu kwa Mwene Kanyarwanda. Nakuzaniye umugeni ndi kumwe na wa mwibarutse, nubwo mvuga gutya ariko ntabwo ari jya mubyaye.
naje ukubona ngo wabaye umugeni nawe mfite umukobwa wanjye nakunze tugendana wariye umugeni nakunze agenda nkungura agapandaro kagiye umukungugu murangurira uwo mukobwa uri hepfo yawe haguruke ni nyirakuru w'abana. Naje hano ndi kumwe na ba nyirasenge ndetse na ba nyina wabo aho bicaye nabo ntibahaguruke. Ba nyirasenge ndetse na ba nyina wabo gushimiye ibyiza nanone iwacu dutanga abageni. Ntagire ndakumva mwana mwiza Thomas uri umubyeyi wo gushimwa. Ndakurahiye ibyo twavuganye byose ntabwo wambereye indyarya n'umuryango wanjye urabibona igihe cyose wantumaga nawe ndahamya ko guhera none ugiye gutangira kongerera icyizere. Aho wantumye hose nahasohoje amahoro kandi nasangaga Patrice, ariyo mpamvu mubonye mwakirije uru rwagwa rwitwa Kirumunabuki, ni rw'iwacu twenga. Uru rwagwa turwakiriza abantu b'imfura nkatwe. Uru rwagwa ni urwagwa rukomeye cyane ndetse iyo basomye natwe baradusoma. Niyo mpamvu mwakirije Patrice kubera ko atambereye indyarya akaba anyuzurije inshingano. Rero Patrice nguhaye urwagwa urwacu Kirumunabuki rwo ku Gisenyi rwanditseho, urarubona rwanditse gutuma uze kureba uko abana bameze, kandi nkwijeje ko nzaguma kukubera umwana nawe wirinde kunshutsa aka kanya, uzambere umubyeyi nanjye nzakubera umwana. wanzanira nanone ndabona wabaye ufite umwana hafi yapfunyikurira, wabaye ufite umwana hafi rwose yampfunyikurira nkareba neza hasi itancika. Wabaye ufite imbugita wamfasha kubaga inka. Uje kudusuhuza urahaguruka kugira ngo arakomeza agenda asuhuza abantu. Nyakubahwa Thomas, hano nakubwiye ko agira giturika kandi turetse n'umuryango dusuranye ngo bazibonye umugeni wasaba ngoyo naguhinduriye oya ahubwo ndawe nawe wishimye. Kubera iyo mpamvu rero uwo muryango ndifuza kuwukwereka. Ndabanza nsabe Aronu naje mpakirwa ahaguruke ndetse n'umugeni unyemerere nabo bahagurukana. Arunu afite umubyeyi we ariwe data wa twese, kuko nanjye Arunu ndi mukuru we. Data wantumye kuva mu ntangiro kugera n'ubu, reka ahaguruke papa we umubyara ahaguruke nawe abasuhuza. Abo nibo yigiraho kandi bakamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Ni batatu, ndabasaba ko bahaguruka nabo bakabasuhuza.
ntago kuva kare navuga ko ndisubiraho mu kanya umujisho ujyamo abantu 4 witegure ndaguhekera umugeni ugeze kuri paruwasi bidatinze none kano kanya dufite umukecuru ushobora kuza kunanirwa ntagere aho umugeni agera ariko nanabishoboza turazana nyirakuru umugeni nahaguruke ndetse ari kumwe n'ubyo batisimura nahaguruka Halo? Yego. Bageni bavandimwe muje mugoro ntagatifu rwane sakamento ryo gushyingirwa. Kiliziya umuryango w'Imana ibakiranye urukundo yishimiye guhimbaza no gutagatifuza iryo sezerano mugiye kugirana yo kuzabana muri Kristo mudahemukirana cyo mugiye gushinga. Niyo mpamvu rero twese abateraniye hano tugiye kumva ijambo ry'Imana ritwibutsa gushyingirwa igikristo ari isezerano ry'abashakanye rishushanya isezerano rishya kandi rizahoraho iteka Kristo agirana na Kiliziya ye. Byose namwe bagabo nimukunda abagore banyu nko Kristo yakunze Kiliziya maze akayitangira yarayitagatifuje ayisukuza amazi n'ijambo riberekeza kugira ngo
ihingutse imbere ye ibengerana nta bwandu n'iminkanyari cyangwa indi nenge, ahubwo ari kiliziya ntagatifu kandi itagira amakemwa. Nguko abagabo bagomba gukunda abagore babo, mbese nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore we aba yikunze ubwe. Koko rero nta wigeze yanga umubiri we, ahubwo arawugaburira akawitaho cyane, mbese nk'uko na Kristu agenzeza kiliziya. Muyoboye se ko turi ingingo z'umubiri we, nk'uko ibyanditswe bivuga, uburyo bituma umugabo azasiga se na nyina akifatanya n'umugore we bakaba umubiri umwe. Iryo bera rirakomeye, cyakora ibyo mbivuze nzirikana Kristu na kiliziya. Nuko rero namwe buri mugabo nakunda umugore we uko yikunda, n'umugore yubaha umugabo we. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohana. Ku munsi wa gatatu i Kana mu Galileya bacyuza ubukwe. Nyina wa Yezu yari yabutashye, kandi Yezu n'abigishwa be bari babutumiwemo. Divayi imaze gushira, nyina wa Yezu aramubwira ati nta divayi bagifite. Yezu aramusubiza ati mubyeyi, arijya ari nawe, ibyo tubigenzemo dute? Byongeye igihe cyawe ntikiragera. Nyina abwira abaherezaga ati icyo babwira cyose mugikore. Murashaka gusezerana gikristu, muzi ko mugomba gukundana no kubahana imibereho yanyu yose mudahemukirana, murabizi? Muzi ko abashakanye bagomba kwakirana urukundo abana bose Imana ibahaye, kandi bakabarera gikristu, murabizi? yemeye ko wowe kiradukwiriye Imana irena imbere umugore, kandi bisezeranije ko tunazaguhemukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. Kwiringira Imana irena, nemeye ko yazigana imbere umugabo, kandi gusezeranyije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugera gupfa. Dukomeze kujyana kwa kiliziya kandi basererezemo umugisha wayo mutagatifu. None rero icyo Imana yabumbiye hamwe umuntu ntakagitandukanye. yemeye ko wowe kiradukwiriye Imana irena imbere umugore, kandi bisezeranije ko tunazaguhemukira mu mibereho yacu, ari mu mahoro no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa.
nemeye ko yazigahano imbere umugabo kandi gusezeranyije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu ari mu mahoro no mu makuba waba muzima cyangwa urwaye ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugera gupfa. Dukomeze kugenda kwa kiliziya kandi basererezemo umugisha wayo mutagatifu. None rero icyo Imana yabumbiye hamwe umuntu ntakagitandukanye. Nyagasani, izi mpeta ni ikimenyetso cyagenewe kugaragaza ubumwe bukomeye buhuza abagiranye imbere yawe yo gushyingirwa. Turakwinginze rero uzuhe umugisha wawe kugira ngo abagiye kuzambara bahore bakora ugushaka kwawe, bagume mu mahoro yawe, maze bazabane iteka bakundana. Ubwo Yezu Kristu umwami wacu. wowe twiringiye Imana neza akira impeta nkwambitse ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Bavandimwe mumaze gushyingirwa mwabaye umwe, none rero muzakundane nk'uko Kristo yakunze kiliziya ye. Tugiye gukomeza rero dutura abageni bahagaze ku gifasha. Oh,
uradutunga bashitsi bahire murakaza neza bashitsi bahire ikaze murisanga mwateguriwe ibibakwiriye mwateguriwe ibibabereye mwateguriwe ibibakwiriye mwateguriwe ibibabereye twizeye ko bibashimisha kandi turabishimiye ikaze 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 welcome distinguished guests you are welcome feel at home get a world you deserve get a world you are worth it believe he's gonna please you we all are happy to see you welcome 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 vous êtes les bienvenus, distingués invités, soyez à l'aise, vous aurez tout ce qu'il vous faut, vous aurez ce qui vous réjouit, vous aurez tout ce qu'il vous faut, vous aurez ce qui vous réjouit. Nous espérons que cela vous plaît et sommes heureux de vous accueillir. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue, bienvenue. binjira babafata amashusho begera imbere muri tribune bakira impundu mundeze amashyira impundu bakire abahanzi murabanza mugeze umugeni hari imbere kandi basaba abageni nabo kuzunguzaho gato kuko umunsi w'iwabo none bari n'umugeni bahagaze aho barakunze niba rero niba nta kibazo gihari ariko munamwenyura umuseke kuko bambikaho umufite n'inyuma aha niba amayira yafunguye barimo bareba nyine ibyicaro gutyo gerageza gufasha wasubira inyuma gato kuri ibi byicaro byabo
uhoraho aramahoro yawe uhoraho ari ibyishimo byawe kandi n'abarwayi bakadutiza amashyi inzira watangiye wicika intege neza bavanya gasani muri kumwe umunezero wawe byose bishya kizabone guhinduka dusabe mana mwishaka n'abatagatifu turagusaba kubwirizwa nawe no gukora ibitunganye no kuragita nawe iteka kubwa Yesu Kristo umwami wacu amina. cy'abanyefezi umutwe ni uwa 5 kuva ku murongo wa 21 kugera kuri 31. mujye mworoherana kubera igitinyiro mufitiye Kristo. abagore borohera abagabo babo nk'aho babigirira Nyagasani. koko rero umugabo agenga umugore we nk'uko Kristo agenga Kiliziya akanayibera umutwe ukiza umubiri wose.